Hoberane ariko mana we Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Turi kumwe. Imana yambaye umugore mwiza. Uyu mugabo mubona, uyu mugabo afite umugore w'icyamamare. Reka mbabwire, Imana yambaye umugore mwiza, guturuka ku birenge ukageza ku mutwe. Ndamushimiye ku mutima kandi mushimiye n'imbere y'Imana. Umudamu wanjye akiza guteranira hano niwe wamuhaye amafaranga yose, turayafata tuyajyana kuri banki. Ndamubaza ngo mbese wateraniye? Arambwira ati ni umudamu w'i Kigali ufite itorero. Ndamubwira nti wazamfasha wenda tukajyana ngamureba mu maso, byibura ngamuha ibiganza ngamusuhuza kandi ngamushimira. Ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana yatuvuzeho. Ibyo ubona, ibyo bikubujije gusinzira mu byazanye Yesu, ibyo birimo kuko umwami Imana iza. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye. Nyirapasika ndafashijwe. Aleluya. Ndashimira Imana data wa twese yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira umubyeyi, umushumba Aposo. Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Ndagira ngo ibi bintu mubyumve cyane. Imana imuha umugisha. Uyu mugabo mubona amaze iminsi ambwira ati uzaje kunyereka uwo mubyeyi, nubwo namureba mu maso gusa atari kuri social media. Kubera iki? Ndarira nk'abasirimu, ntabwo ndarira nk'abanyamusanze. Abasirimu barira mu kinyabupfura kugira ngo puderi itabavaho. Ndavuze ngo Aposo Imana imuha umugisha mwinshi kandi Imana imuha umugisha. Ngewe naje hano biri mu isezerano, nari ndushe. Twari dufite ideni, uyu mugabo arabizi, impapuro za cyamunara zaje. Kandi aho bari bagiye guteza cyamunara twahabonye turusha. Natwe dutangiye kwirata ngo tugize urugo. Hanyuma impapuro za cyamunara zije, mbona nta kindi gisubizo. Ndebye ku mugabo mbona nta kindi twakora. Nzamuka ku musozi witwa Biremwe nonaha. Ndi ku musozi ndi kurira, umuhanuzi araza arambwira ngo rekeraho kurira, Imana yumvise gusenga kwawe. Arambwira ngo ugiye kwitaba telefone y'umugisha. Iyo telefone niguhamagara ngo uje mu ivugabutumwa, uzakirwa n'umushumba w'umugore. Iby'Imana yashatse gukora ibibitse muri we niwe uzabiguha. Mubyeyi, warakoze kwemera kubera Imana umuyoboro. Nkaba ngeze ahangaha ngeze iwanje Musanze ntihatejwe cyamunara,
nishyuye ideni, nurira indege, uyu munsi indege ndacyazurira. Uyu mugabo afite umugore w'icyamamare. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Murabyihanganira ikinyarwanda cyacu ntabwo gihuye n'iki Kigali. Aho murabona bitari kugenda neza mubyihanganire, ariko ndashimira Imana. Iri joro niho neretswe igiterane kimeze guca. Ndi kunywa icyayi mu gitondo, mbibwira umugore, ndamubwira ndariko nabonye turi mu giterane kinini. Tinabonye niba ari itorero rigiye gushinga, ariko nabonye turi mu giterane kinini, kandi icyo giterane ni cy'umugisha. Turangije kunywa icyayi, ndagenda, ngeze mu nzira atuma umwana ndagaruka ngo ningaruke ambwire. Ambwira ati waretse tukajana mu giterane. Ndamubwira ngo cyane cya Minyoni. Mubona kuri YouTube gusa, ariko ndashimira Imana yamuremye kandi ikamuhereza itorero. Ndamushimira ibintu yadukoreye. Umudamu wanjye akiza guteranira hano, niwe wamuhaye amafaranga yose, turayafata tuyajyana kuri banki. Ndamubaza ngo mbese wateraniye? Arambwira ati ni umudamu w'i Kigali ufite itorero. Twari tugituye Musanze. Arambwira, ndamubwira nti wazamfasha wenda tukajana ngamureba mu maso, byibura ngamuha ibiganza ngamusuhuza kandi ngamushimira. Ndamushimiye ku mutima kandi mushimiye n'imbere y'Imana. Ngongera ngashimira umudamu wanjye. Imana yambaye umugore mwiza. Reka mbabwire, Imana yambaye umugore mwiza, guturuka ku birenge ukageza ku mutwe. Ibyo dukora byose tubyereka Imana, tukavuga uti Imana udufashe tugere kuri ibi bintu. Ariko Imana ishimwe kuba mbonye umushumba Minyoni. Imana imuhereze umugisha. Imana izongere dufashe tugaruke, tubaho ubuhamya dufite igihe kirekire. Imana ibahereze umugisha. Nukubera iki? Reka musabe aje kwicarira. Imana ishimwe. Gire kwiyicarira nawe agira make. Mbese nge na Vumiriya ubanza twarasabye bimwe, kuko mama Lionel yigeze avuga ngo yasabye umugabo ugira amagambo make ngo kuko we arayifitiye. Urumva nawe Nyirapasika kumuhuza n'umugabo uravuga menshi cyane. Urumva ubanza umwanya waba muto. Ndashimira rero Imana kuko nabibabwiye, ngashimira umubyeyi, hanyuma ndashimira uyu mugabo. Iri vugabutumwa yambereye amaboko. Ingendo zose nkora asigara ku rugo, umuryango nturaza mu bibazo byacu ngo nagiye mu ivugabutumwa. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Mbese kuva nagera hano, umunsi wa mbere nageze hano nari ntwikiriye. Umubyeyi niwe wantwikuruye, nurira indege,
aho mviriye hano kuva nagera hano ngiye mu ndege inshuro 10 rero hari ibintu Imana yatubwiye, nawe iby'Imana yakubwiye ifite umuyoboro izabinyuzamo. Imana iri mu ijuru ariko ifite abakozi ku isi. Mukomere Imana amashyi, itanga abashumba beza ngabo. Haleluya! Ngiye kuvuga ku neza y'Imana, ntabwo bingora kuko nanjye ubwanjye ndi igihamya. Abantu ko badafashijwe ndabagira nte? Uyu mugabo mubona wambaye neza kuwa 6 kandi muri kubona ko asa neza, buriya sari nge nawe wahenze undi ninde? Twaraguriranye. Haleluya! Uyu yatwitse amakara. Gutwika amakara murabizi? Nayize ngo ni Kinyaruhengeri mvuze, ariko ndagerageza mvuge mu Kinyakigali. Yatwitse amakara atari ayacu, ahubwo ari gukorera abandi. Ndibuka umunsi umwe iyo bakuyemwe amakara hasigara ibintu byitwa inshenga. Inshenga zibiza umuntu watwitse amakara. We yagiye kuzitoragura, uwo yatwikiye amakara amubwira ngo ntiwibeshe kuko ntaco washoye. Kandi arara amajoro ngo ifuru ngo idatomboka. Yageze aho arwara impyiko kubera gutwika amakara, ariko murebe uko asa. Kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Dusanga abantu benshi banditse kuri komanteri ngo tuba twakabije, ngo iby'indege, ngo dupfukamira abantu. Tuzakomeza guha icubahiro abagikwiye kuko Imana iri mu ijuru, abakozi bayo ni ibyinyo by'Imana. Haleluya! Haleluya! Nge ntawambuza kuvuga ineza y'Imana, ntabwo byashoboka. Iwacu ni nge bucura, uyu mugabo nawe ni bucura. Ndamukurikira, Semajeri ni nge umukurikira. Mwabonye ko iwacu hakomotse abantu. Kandi papa yari yarabwiye mama ngo nta cyiza kizamuturukaho. None dore abantu baturutse kuri mama. Abayivugana bibayibeshera, mubagira inama barekeraho. Dijarihe rimuri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda. Abayivugana bibayibeshera, mubagira inama barekeraho. Dore abantu bakomotse kuri mama. Ubu mama iyo ugiye kurangira abantu mu Bigogwe uravuga ngo ni kwa nyina wa Nyirapasika. Kwa nyina wande? Kwa nyina wande? Bwa mbere nakandagiye aha ndi Musanze. Uyu munsi ndi mu mujyi wa Kigali. Ndi mu mujyi, ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Kandi buryo wamaze kuhabona gakondo. Kandi twimutse bari kuvuga ngo tuzamwara, ariko kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Ubu dufite ibyangombwa. Dufite hajyani dufite icyangombwa mu karere ka Gasabo, icyangombwa cy'ubutaka. Witonde, ubu ndi gutegura ko uyu mwaka ndubaka, kandi ikimenyetso nuko nahagaze hano. Amena. Nubwo utabihanura nje ndihanuriye. Amena. Haleluya!
kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Nashatse ko tugana ku ijambo rivuga ngo kandi nzi yuko ntazakorwa. Nyemerera unyumve, ibihamya birahari. Ibihamya birahari. Nabaga ndiriya hirya mu cyaro, nahanurira umuntu yakwipfuka guca nkagira ngo ubwo ari gufashwa, naho ni ikindi cyuka kiba ari kumva kubera ibyo twambaye no kuba udaheruka no gukaraba. Ariko uyu munsi nubwo ntambaye neza cyane ariko nagerageje. Haleluya. Ubu basigaye baramamagara bati umutayeri ukudodera bahe, nanjye ntinabiguriye Dubayi. Ni Dubayi rwose twabiguriye. Hari uwavuze ngo aherutse kuyoba. Njyewe iyo nicaye mu kibuga cy'indege, murabona ya taburo iba iri kwerekana uko indege ziragenda, nanjye mba ndi kureba nka gutya meze nk'agapusi kari kureba televiziyo. Ariko kumva ijwi irambwiye ngo iyanyu iragenda 10:30. Ndashimira Imana ifata ico tuzaba cyo ikacorosa, Satani agakabakaba kakibura. Uwo muri kumwe mumbwire ngo kandi nico cy'ingenzi. Iminota bampaye ndayikoresha neza, kandi nzi yuko tazakorwa n'isoni. Ntabwo uza ibyo kudukoza isoni, tuba turebana nabyo, duturanye nabyo, twavukiye hamwe nabyo, byatubonye twiga pirimeri. Ariko kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera. Bampa iminsi ngakomera, bakavuga ngo aramwaye ngakomera. Kubera iki? Nzi yuko ntazakorwa n'isoni, unsindishiriza ari hafi. Mubyeyi, warakoze kudukunda. Ntabwo twari dukunditse, ariko uradukunda, kandi urukundo waduhaye rwatumye abatari badusobanukirwa. Ubu dufite inshuti barambwira bati ku cyumweru watubabarira ukaza. Ndi agenda iri kunyereka ko nta mwanya mfite. Nsigaye nyifite nziza y'abakire, ko siko mutari gufashwa. Yesu we, nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice 5, umurongo wa 15. Nuwo nguwo gusa turasoma, hanyuma dukomeze kumva ibyiza. Iyo tugeze hano tuba turi kumva twavuga, maze nageze hano numva nongerewe iminsi yo kubaho. Bati twari twarapfuye duhagaze, Imana yakoze igitangaza tuba bazima. Imana ishimwe. Mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Ndashimira abakozi b'Imana bagenzi banjye, kandi Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha mwese, nta kibi nibuka, mwese muri abana beza. Imana ibaha umugisha aho tugenda duhurira, ko tugenda duhura mu murimo w'Imana. Ndabizi ko Imana ibiri kumwe natwe, kuko nta mwanzi watera undi anyuze muri twe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo rivuze ngo bageze aho Yesu ari, basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Amen. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo
z'abadayimoni. Nawe aricaye, icyaryoheye kandi arambaye. Basanga yambaye. Iyo uhuye na Yesu aguha itandukaniro, uko abantu bari bakuzi siko bongera kukubona. Aha ntabwo banyumvise, kamagarare hano. Ndashimira Yesu, ntabwo yagusanga utyo ngo agusiga utyo. Iyo muhuye amateka arahinduka. Mumukomera amashyi niba mutananiwe. Aha ni mu gihugu cy'Abamagadalene. Yesu yari kumwe n'abigishwa be, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma bombokera muri iki gihugu. Iki gihugu hari harimo umuntu. Uyu muntu ngo yari afite ikibazo gikomeye. Aho uzasanga muri Bibiliya banditse ngo umuntu, abahanga bavuga ko aba ari umugabo. Uyu muntu, ariko mana, aka kantu reka nkavuge. Aho uzasanga handitse ngo umuntu, abahanga bavuga ko ari umugabo. Ndashimira Imana, twebwe ntabwo twabarwaga mu mubare, ariko uyu munsi natwe turi mu mubare. Uyu munsi nitwe twabyaye umukiza. Uyu munsi dufite ijambo. Uyu munsi natwe baravuga ngo ba nyirapa. Uyu muntu yari afite ikibazo, ngo yari yararwaye uburwayi bukomeye. Bamuboheshaga ingoyi akazica, birangira ngo akajya afata amabuye akikeba kubera ububabare bw'indwara afite. Birangira avuye mu bantu. Hari igihe ikigeragezo kigukura mu bantu kikagutereka ahandi, ariko aho kiguteretse ntabwo bibuza Imana kugutabara. Aba bantu ko batanyumvise, aho ikigeragezo kiguteretse ntibibuza Imana kugutabara. Ubundi ubutayu ni inzira itugeza mu byo Imana yavuze. Ko mudafashijwe ndabagira nte? Ubutayu ni inzira itugeza mu byo Imana yatuvuzeho. Uyu muntu ava mu bantu ajya kuba mu mva, atura mu irimbi, ajya gutura hameze nk'irusororo. Yesu, 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 Yesu ugira imbabazi. Yesu utoragura uwo bataye. Yesu uzi kwambika neza tukaberwa. Yesu uduha agaciro abatwambuye agaciro bagihari, ngo ahingukira hafi y'iryo rimbi. Aho uri ntabwo hazabuza Yesu kugutabara, kuko uhicaye azi ko uhicaye. Ntabwo akangwa naho wicaye, kuko arebera hose icana. Kubera amahane uyu muntu yagiraga, abahanga muri teoloji bavuga ko bari barafashe icyapa bagishiraho, bari kubuzanya inzira. Uwacu yavuze ngo ntabwo avuga amashuri ye kubera umutekano we. Nanjye sindayavuga, ariko ubu ndi kwiga Icyongereza kandi nkigeze kure n'Igifaransa. Iki cyapa ubanza baranditseho ngo danger d'amour. Uhegereye, mbivuze neza ra? Uhegereye bituma abantu batinya iyo nzira. N'abana bari gukina baro bahareba bati haranditse ngo danger d'amour. Ariko Yesu udakangwa n'ibyapa, uwo muri kumwe mumbwire ngo ntakangwa n'ibyapa. Imbaraga ze zirenze iz'ibyapa. Ndafashijwe Mwami wanjye Yesu, uri ngabingingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Umva, Satani kuko ari umwanzi,
anteza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abanzi bahagurutse kundwanya, ariko ijambo rya rikankomeza umutima, mwami wanjye Yesu uri ngabi, yaratwimanye ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye. Uzi ko nzi no gutitiza we, nzi no gutitiza, n'ejo bundi yaraturamiye. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Binyemeza yuko azangirira neza. Umva, hari ibyo yambwiye ndi Musanze muri Noble Family, Imana yarabimbwiye, binyemeza yuko azangirira neza. Mfite ibimenyetso Lesa odeta klofisame ondrenita, binyemeza yuko azangirira neza. murekeraho amasaha aragiye. Yesu arahahinguka, abigishwa bati handitse ngo iki? Bati Yesu, aha biravuze ngo nta nzira ihari. Yesu ati ninje nzira. Bati nturi kubona ko hari ikibazo? Yesu ati n'ubundi nazanywe no kubikemura. Ndafashijwe, ibyo ufite bikubangamiye nibyo byazanye Yesu. Ibyo ubona, ibyo bikubujije gusinzira, mu byazanye Yesu ibyo birimo, kuko umwami Imana iza. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye. Nyirapasika ndafashijwe, ndafashijwe pe. Uyu mugabo nawe ari gufashwa muri siranse ye. Kugira umugore uzi kubwiriza gutya, ari gufashwa muri tuvuye Dubai, nagiye kumva numva arampamagaye ngo sheri nanjye ndishu. byahise biza bitamenyerewe, birizana rati. Byarizanye, yahise amamagara ngo sheri, kandi ntiyari asanzwe bimama, ariko ntiwamurenganya kuko nawe urabona uretse Yesu watugiriye neza. Hodetishke lo down his eyes. Ndimo numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo inkoni ya Aroni iri kurabya. Haleluya! iri kurabya, niko numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye. Mbonye amasoko menshi atobotse, menshi. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo kubwanje ndabyikoreye. Ntabwo ari nza, ahubwo ndabikoze. Helasotaidonel. Mbonye isambu, mbona abandi batinye kuyigura, mbona Pose arahageze. Sinzi ukuntu yorosoye gato, mbona abonye harimo zahabu. Abwira nyir'umurima ati ngenda hagura
nyir'umurima ati ko abandi bahanze, aposa ati yerekwa riri kuntegeka kuhagura. Akihagura mbonye acukuye zahabu, abuzukuru ha tera haleluya. nibwo igiye kumukoresha que foske podanirawugem. None se amashuri ya segonderi wagize ngo ntabwo azubakwa? Yagiye kubakwa. Ibyo ubona ni bike biracagira ute? Ibyo ubona ni bike biracagira ute? Ujya koko wacaniwe n'Imana iranamwenyegereza, ko twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari bya. Akagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite niwe, murekeraho dore burije. Abigishwa babwira Yesu bati icapa. Yesu ati kirankirusha gukomera, ngo abadayimoni bari muri wa muntu wa muntu ngo ava mu mva, araza yikubita imbere ya Yesu, aravuga ngo duhuriye Yesu umwana w'Imana isumba byose, kuko abadayimoni bari muri we ngo baratatse. Uyu Yesu twicaye imbere arashoboye. Ntabwo tubaririza, abadayimoni baridekarara iyo bumvishe izina rye. Uzi ko mutanyumvise di? Bidekarare. Abadayimoni baridekara bati tukurahije ukuri, ntutwice urupfu rubi n'agashinyaguro, kuko ngo aravuze ngo dayimoni we muvemo. Atari ko se ubundi muri banda abadayimoni bati turi benshi kandi koko turi n'ingabo, ariko ndashimira Yesu udakangwa n'ibiturwanya. Uko byaba bingana gute abisumba gukomera. Mvuze ikinyaruhengeri, abisumbya gukomera. Ngo bahita babwira Yesu bati tubabarire utwohereze mwazirangurura. Ngo bari benshi, bari abadayimoni 6,000, kandi ingurube zari 2,000. Abadayimoni babwira Yesu ngo twohereze mwaziriya ngurube. Ndashimira Yesu uha umuntu agaciro. N'ubundi aravuga ngo uwo naje gushaka ni umuntu. Ingurube ntaco mfana na uzi ko turusha agaciro ingurube di? Kora uwo mwicaranye mu kiganza umubwire ngo ufite impamvu nyinshi zatuma ukorera Imana ntawe uguhasa. Ubi yikugira ihene twari kuzakurya, iyi kugira agakwavu yewe, iyi kugira inka bari kuzagira gute? Yesu yatugize abantu mu mukomera amashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaduhaye agaciro, haleluya. Ingurube ngo zari 2,000, abadayimoni bari 6,000. Hanyuma abadayimoni birukira muri za ngurube. Nizi mibare, ubwo buri ngurube yakiriye abadayimoni 3. Urumva ntari umuhanga? Ingurube ngo zinanirwa kwakira abadayimoni, ziroha mu nyanja. Umva agaciro n'imbaraga Yesu yaguhaye. Yesu yasanze 6,000 by'abadayimoni bitari byica umuntu. Aka kantu kumve ukandika ahantu. Yasanze 6,000 by'abadayimoni bitari byamwica, ariko ingurube kwakira abadayimoni 3 byarayina akira ubuhanuzi. Ibyo Yesu yasanze bitarakwica ntibikigushoboye. Yesu ni umwami. Ibyo yasanze bitarakwica, haguruka utere haleluya. Agaciro yaguhaye, ibyo yagukoreye, kuko umwami Imana izantaba. Nico gituma
ingurube kwakira abadayimoni batatu byarayinaniye, ariko Yesu uyu muntu yasanze ataraba, kandi abadayimoni 6,000 bari muri uyu muntu. Abungeri bizi ingurube akangiye kukavuga, mwese muhagaze dusenge. Abungeri bizo ngurube baravuga bati ibintu twari twabibona. Tubicecetse twaba turi abana b'ingayi tuje kubibwira abo mu mudugudu. Igitangaza Imana igiye kugukorera si weho uzavuga, cyo kizivugira. Igitangaza ikoze muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, haleluya, ni iminsi mike isigaye ngo umwaka urangire. Si wowe uzakivuga, ahubwo iravuze ngo cyo kizagira gute. Baragenda mu midugudu barakagira ngo arafashijwe. Abungeri baragenda mu midugudu basanga abantu bari kunywa kamboca, bati muracashobora kunywa kamboca? Abandi bati tutazinywa. Abungeri bati tubonye umugabo uri kurebana n'abadayimoni bakipfisha. Bakagira bate uwafashije iri jambo kazarivugira muri stade, abantu bakava mu bitagira umumaro bakaza gushaka ibifite umumaro. Haleluya! Ibi nibyo bituma tutamwara, nibyo bituma tuvuga Icyongereza, nibyo bituma ubwonko bwacu bukiri buzima, nicyo gituma, haleluya, twaratandukanye nuko abantu bari batuzi, nuko twinjiye mu bifite umumaro. Baragenda basanga abantu bari gusambana, bati murekeraho, muze murebe umugabo ukizirari. Bari gusambana, batawo umugabo ukizirari he? Abungeri bati muze tuje kumureba. Ngo bageze aho Yesu ari, reka dusoze, ngo basanga uwari utewe n'ingabo z'abada aricaye arambaye, ikoreho ugire nka guca. Ndumva nambaye rwose, haleluya, ikoreho uti ndambaye. Baravuga ati uyu ni wa wundi wikebeshaga amabuye. Bamubwira bati ko wikebeshaga amabuye? Ndati nikebesha amabuye Yesu tutarahura. Ingoyi bakubohaga, undi ati Yesu arusha agaciro izo mwambohe. Ko wari utambitse ibirenge, undi ati nahuye nuzi kubitandamura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aho tugeze hararuta aho twahoze, ibi turimo bifite gahunda, ni ubuzima gatozi. Komera, ntabwo uzagwa aha hari ubuzima. Komera, Yesu udakangwa naho bakujugunye, akuzanye mu bwatsi bwera. Haleluya. Umushumba niwe ugiye kudusengera. Nyakubahwa, tera intambwe usenge, tera intambwe.